naguze gusa mvira ahangaha mana yanjye mama ke umva mbanze nkubwire nagende wowe urambwira iki namvira ahangaha ukoresha amagambo mabi y'umushinya ntabwo wihakanye umuntu ahubwo noneho atari kumwe mama ke none se iyi niyo myenda ngira yonyine ke imyenda yanjye aho ngaho irimo uzagaruka uragenda ujye guhuruza iyo famiye ize ubwo izifatana n'imyenda yawe isigaye ikindi banza unyumve akira mugende koko urabirukanye mugende mwihute kanizana nyine kutari oya mugende ntabyo kwicuza si mwanzuye ko ngomba kumuhereza akantu kewe nzi neza ko yaguze nibyo ushaka ukabura nyuze ukamvira ahangaha oya ugahamagara na famiye si wumva wowe uretse kamuzanira ibye ubundi birangire birarangira gute se ahubwo se ubundi nabize nagora bijyana arabanza ahamagare famiye nyine izidukiranure nkuko yamvanye mu rugo abibamenyesheje iwanyu baraviye bari mu cyaro bazi oya ntago bari buze agomba kubahamagara kuri fone agashyiraho parireri namwe mukabyumva nabo bakamenya nyine ko njye nawe dutandukanye ubundi se nugenda urajya he ubwo ko ashaka kukwirukana ngo ugende izi saha ko ugenda utangiye no kwira arakwirukana ugende kare byo ndi kumubwira ngo abanze areke amenyeshe iwanyu niba hari n'undi muntu wo muri famiye yanyu wenda uhari n'ahari bari kujya kurara wenda niba urugendo uzajya ubundi se yaguhaye iki ntayo yamaye sibye kuva ku kazi se yizana gutyo azatuka umuntu yamuhaye wagiye ukora ibintu niba ushaka ko umuntu nako banzuze niba ushaka ko none uri kuma ibi bikeya ni ibyo ngibyo dore ibikombe ni bitatu n'isafuriya dore ngiyo yatekeragamo umwana w'ibiryo none nibi naguze gusa mvira ahangaha mana yanjye mama ke umva mbanze nkubwire nagende wowe urambwira iki gakeya ubu ibi byombo amasahani abiri n'ibikombe bitatu reka sumaye mikoro kugira ngo mvuge abantu bose babyumve yego umugaragaro wasanga kare amajwi yanjye batayumvaga njyewe ku bwa murumuna wanjye ndamwihakanye namvira ahangaha ukoresha amagambo mabi y'umushinya ntabwo wihakanye umuntu ahubwo noneho atari kumwe mama ke none se iyi niyo myenda ngira yonyine ke imyenda yanjye aho ngaho irimo uzagaruka uragenda ujye guhuruza iyo famiye ize ubwo izifatana n'imyenda yawe isigaye ikindi banza unyumve uri kumva ikindi niba uyu mugore naramufashije akava mu cyaro akaza nkamutunga ni gute ambwira ngo yazanye ibintu abikuye naramufashije ari indushyi none atangiye kwifuza n'ibyo nunze uturaka yakora ariko agahaha ikintu n'uduke ubu wajya gufurira umuntu akaguhereza ukeneye kamambiri yo kwambara ukeneye kugura amata y'umwana wawe ukagura ikintu cyo mu rugo wakigura mbwira none se wakora rimwe kabiri gatatu uri gukorera jewe hano ntago ndi gukora ibintu by'ubugome abagore baranyumva cyane ubundi umuntu ushaka kugutwara umugabo ntago kiba ari umuvandimwe ubwo bivuze ngo ibi ni byo byombo yaguze niyo senye ndamuremeye hubwo ndamuremeye undemeye nje ndamuremeye do ntago undemeye ndamuremeye rwose ngenda mwihereye erega urabingenda he nise mama ke ikintu ndi kukubaza wamuhaye iki wenda tugendere kagiye wamuhaye iki arayifite nayifite se wayimpaye arayifite rwose nta tike yampaye ntayo mfite aragenda n'amaguru telefone yanjye irihera ngo muzane mwoherereze naryo nangahe iwanyu ni he mama ke byose birakureba ntabwo nshaka ko binandera tike ndayimwohereza kuri telefone ye sawa yashyireho mbibona mbone muheti niba mbwa nushaka agenda nayashyiraho mbibona ndayashyiraho yashyireho rero urama
tubivugire hariya mu muhanda yavuye mu rugo yasohotse mu nzu yawe ariko se nyagasani gusohoka ntago nasohotse zana telefone umuha amafaranga zana telefone umuha ibintu byumvisha tujye dukora ikintu tukirangiza ma irwirukanye umuntu nayizane nyine yayame menye ko ngiye uramuhambirije nta tike mpambirije nta tike ubundi so je nta nubwo binije kugenda ndi kubyumva none nimero z'umugabo ufite ngo uzi umugabo ufite ngo njye nta nimero z'umugabo we ngira niwuzigira ko ngo utazibura nazikura hese ko tutajya duhura njye nawe ni uguhurira muri salo umwe yinjira undi yinjira ubwo se twaba duhuriye aba yagiye mu kazi ari mu bye cyane rwose ukora wamara amajemi vuga bike shyiraho bitanu abajyana abagezi wa musimu yanjye oya ngiye nshaka kubivuga agahita agira ngo ni ukugira nashyiraho ibihumbi 5 ndashyiraho 3,500 urashyiraho 5 3,500 ntago nagenda yahangeza se uzuza 5 wamuhaye itike yuzuye niba ushaka kuva imbere ukikiza umwanzi njyewe ndiseriye ntago nshaka umugore ushaka kuwusenyera igihe nirukanye ku bagabo kirahaje wa mugani korata waranaserereye wa mugani niyo mpamvu arwanira umugabo n'abatanamushaka yagezeho amafaranga arebe nawe ahubwo mufatane inzira mushu ntabwo wakisubira ukavuga ati wenda ntabyo kwisubira mfite ntabyo yegereze ku muvandimwe none basa azagenda ejo mu gitondo uramubona azagenda ejo kuki nuko ari kuvuga ibintu by'umugabo uzi ijoro rimwe ibyo yaba akozemo wowe ko ntubyabingana yakora ikintu nihorereka nizere ko ibyo ari gukora atazabyicuza kwicuza kuba narindi kumwe nawe nyine ibyo ukora nizere ko utazabyicuza ibiki nawe ukora ibintu watekerejeho yaba ubanza utekereza ariko wewe nawe ko hari igihe yazamererwa neza akakwibuka nankorera nk'ibyo namukoreye ntaribi nanjye azanyiture nk'ibyo namukoreye mu gihe azaba ameze neza azakwiture nk'uko nk'ibyo yamukoreye we ntanunga igihe mutunzi shado kandi njyewe ntabwo namutwarira umugabo ariko nanjye nta mugabo we natwara ikibazo rega nuko nta kintu kigaragaza ko iki kintu awakubona gutyo n'agasura ye ufite ibimenyetso are nuko usohora umuntu ngo mva hano ugende ngo uri kuntwarira umugabo nta kimenyetso na foto cahangaha rwose mbabarira ahubwo idore igira gutya ahubwo n'abantu babone kuvuye ahangaha bose genda ikibazo ni ukuri no kunyirukana none se umwana wanjye ari uramwirukana nta mwana uri kunyirukana umwana wari he wamukuza urashaka nawe kumusigarana se ngo mumaze iki none kuri kunyirukana nta mwana umwana reka nze muguhe kuguhambiriza ngo ufate ngwino hano akira mugende koko urabirukanye mugende mwihute kanizana nyine kutazi oya mugende ntabyo kwicuza genda nyine uzababwire ko namazi caho ko mutagenda mwebwe musigaje mu natwe tujye natwe ujye kutwirukana oya banduze nge tuvuga namwe nimwe mutera ibibazo banduze nge tuvuga amakanya gatoya ntago nindahumura nanjye ndagiye nturi burindire ko nanjye kumpambiriza wambiriza nturindira kumpambiriza ndijyana kanitahire na stress shaka ubu nta n'ikibazo na kimwe shaka kwiteza ntacyo nanjye ndi icarira aho ngaho nkubaza akantu kamwe gusa mite nanjye ngende kuko warakaye nta bintu byinshi twaganira rwose nanjye utavaho mpambiriza unyikoreza amabasi abantu bari mbaza icyo ushaka kumbaza yego rwose sindi bugukerereze abantu bari buze kukubona uhambirije umwana ugana kuriya n'undi mwana yukankanye bari ko bari buze kukugaya uza bampambirije ukuntu bangana none se nawe uri kubimwitura katari mu baguhambirije nanjye nuko yamemukiye ntabwo umuntu utakwifuriza icyiza nawe wamwifuriza icyiza nibyo njye se ndi Yesu uvuga ngo nibakubita itama uzahindukiza irindi nabwo bongeremo
Ego. oya None. wihindukiza itama None nkora iki? ko fata umwanzuro Aya. wa utekereje wa mugani avuze ijambo rimwe Ke. hari ijambo avuze arenga Warabyaye? yego Warabyaye ufite umugabo. Wowe umenye yuko hari umuntu ugiye kugutwarira umugabo. Wakora iki? namumerera nabi None gute wowe uri kumbwira ngo tuza ngo shira umutima akwagireka. urambashije reka ngusubize harimo namumerera ariko harimo ngo ni murumuna wanjye nkuko ari kubikubwira ntabwo namwirukana mwibanga nahamagara umugabo nkabimubwira bari kumwe bombi ari babiri nkuko babikoze sibyo buriya iyo ushaka ko ikintu kirangira kirandura n'imizi yacyo niba umugabo wawe yarakoze ibyo bintu nawe ntago ari umwere wirenganya uriya mukobwa kuko ntago ari iby'iki gihe rero iby'iki ariko gihe kuki abagabo baca inyuma mukarenganya niba ugifite uwo mutima ugifite uwo kuki mutima umugabo wowe iyi Kigali ugiye kuyihobagiriramo kuki uri kurengera umugabo kuki uri kurenganya uriya umugabo rero impamvu sibyo nago ndi kurengera umugabo nawe afite amafuti kuki utashaka ko bimenya nyine ngo bimubwire ariko umugabo ari gihe umubwira ikosa rye akakurusha umujinya oya akakurusha umujinya kwa kundi kwiyemera k'umugabo ntashake kumva ikosa rye ahubwo akumva ko ibyo yaba yarakoze byose nta kugira ngo anashaka kugira ngo apfukiranye icyaha cy'ubwo akaba yanakwirukana mu rugo niyo mpamvu uri kubimuhisha aho kugira ngo senye yataha akagenda akajya guhinga agakomeza agakomeza ubuzima nanjye agakomeza ubuzima bwanjye azabimenye ariko ataraha ngo bamfatanye reka tubyemere kuko ko yakora buraga kugira ngo ukubitwe n'abantu babiri wakwitwa n'umuntu umwe yego reka tubyemere kuko ibyo bintu babikoze byabayeho yego nibyo ariko se niba barabikoze koko umugabo akaba abizi neza ko yaryamanye n'uriya mukobwa cyangwa umudamu none urumva kuba umwirukanye atabizi kandi umugabo niba atazi ko wundi ibintu byanabaye ubizi urumva bwa naza ari buze kugenda urumva ko ndabizi ko nagenda bizi nagera hari hirya nawe aramuhamagara abantu bakundana se barayibera reka wagirekane nubwo se ni gute umuntu mwamubana mu nzu aho tumva ko abeshya ni gute umuntu mwamubana mu nzu ukaba nta nimero zutunze birashoboka nabyo nyine byaba bitangaje none se nyine ntugire nimero areko we ariko ukuntu njye namubonye ukuntu wamubanye nabonye ateye impuhwe njyewe na ubikangwaye niwe rwuburangeso bw'ivu rikonje niryo ritwika inzu byumbabarira rero ni murumuna wanjye ndamuzi bihagije ibindi tubishyire ku ruhande icyo ashaka kumbaza si icyo hari ikindi kibazo ufite ko nawe amafuti yose uhora uzi ukayandunda ku mutwe iyo nkubwiye ikibazo cyanjye ntujye ucyumva ahubwo uhora wumva ko ni mama Keza ni umunyamafuti mama Keza ni ingurutse mama Keza yirukana muri tuti nk'umuntu mukuru byibura ushyira mu gaciro niba washyize mu gaciro ukumva ntibikunda nta kibazo ubwo nagenda ahubwo ikibazo ubu aragera yasanga jya kumucumbikira nta rugo ugira umucumbikira azagenda ejo mu gitondo ariko nk'uko bivuze nizere ko utazabyicuza ibintu mukoreye nako nicuza iki yamahiraga ubundi icyambere buriya wicuza ku kintu umuntu aguhahira sibyo wakwicuza kukagiye ibintu by'akazi se yavuga ngo ajya gukora ngo agashakisha nawe akagura utuntu kuko tubigize ukuri natwo nta kintu oya ngushubije utanarangiza nta kazi ntako niyo yabona igihe kiraka cy'umuturanyi akamuhereza ibyo 2,000 ibyo 2,000 birimo kuba yagurira umwana w'amata akanagahahikira mu rugo cyangwa igihunzi cyose nta bintu nagiraga mu nzu ku buryo ajya kumahira amasahani ngewe rero mukabyaramo ariko sha ahubwo ngeze habi nyine ni kwa kundi umuntu uba umubwiye ikintu noneho yarangiza agashaka kugira ngo bigende bite ashaka kugira ngo agire ibyo kwifuzamo ejo none uzajya kumva wumve ngo wenda n'icyo mfite mu nzu hari ibyo yaguzemo usanga yifuje n'intebe yasanga yifuje na televiziyo byose abitwara ariko ibintu nibishaka wanabimuha ugashaka ibindi uko ni ukuri wagize neza uko amaboko ukiyafite urakora kandi ibintu bikagenda neza imana no yagutunze inkoni cyane kitagenda ariko rero ibintu byo kunesha umutwe noneho kumva umuntu muri kubana mu nzu ngo hari afera afitanye n'uwo mubana
shajye mbabarira aho ntago waryama ngo usinzire nta nubwo none uri kunyumvisha ngo turarane mu nzu nyine ariko ushyiramo aho ngaho akantu kaba gasigaje nako kumurusha kwihangana kuko uri mukuru ariko we basi buke ukavuga ati reka ndindire buke ahubwo nawe mvira fata mikoro yawe umvira yakira rwose ibyo nabyo tujya aho ngaho tubiharire tubipfe kandi mbabara nta kwihangana kurimo mbabara rwose nawe umvira aho ngaho ko ndumva nagiye kabyara we nagiye nyamuneka mbabarire cyane rwose ntayo ntukashe rwose jewe ntanga ibintu binesha umutwe cyakora wari umaze igihe sinanaguherukaga njye ntungwa no kukubona muri ibi rwaserera ahubwo sinarinzi n'ahantu nzi ko wimutse utakibona none se unyitayeho kutaje kumbaza amakuru yanjye oya makuru ngiye umuntu atavuga mba numva ari amahoro ameze neza ne keretse urwaye nabimenye ikibazo ushobora gusanga rero noneho napfuye se wicwa n'iki cyakora njye mfite ngenda ndashaka no kuzabisura we n'umugabo nkanabisurira ko byerekana ufite papa keza mwaratandukanye felicitation ko washatse n'undi mugabo ni byiza heruka mfite papa keza cyangwa mfite undi mugabo niwe nari ufite undi mugabo nanatwika ahubwo se aho kuki muri abantu mamushaka kwirengagiza mwe ahubwo se baca dorukana unatwite inda siko ari byo koko dorukana kera we inda sinzi niko byagenze niba warabyaye niba byaragiye hashize igihe kirekire ariko none duhuye mu bibazo sinifuza gura nawe mu bibazo sinifuza gura nawe duserera kutaje kumbaza amakuru se kandi njyewe nabanje kuza muri ibi kandi njyewe umuntu atavuga mba nzi kameze neza sibyo urumva niba utarambwiye ati keza nagize kuko hari igihe wazaga kunyishakira se icyo gihe nyine byabaga ari ngombwa sibyo nanjye buranshatse nanjye naje nakwitabye gusa nyine wanakoze kuba wemeye ko tuganira akamweyame nigende ngayo ngo kugire mu nzu nyamuneka ewe reka dusoreze hano rero byo ko bigenze mwabibonye mwandike muri komenti mutubwire nyine namwe uko mubibona niba koko hari ikindi kintu kirenze ikintu ari gukora ngiye nakoze ibyo nshoboye ariko njye icyo nshaka ni ukuzivuganira n'umugabo tukamenya umugabo ku giti cye nawe icyo abivugaho niba koko ari ukuri cyangwa niba atari ukuri cawu cawu